Kurikira Abami TV, subscribe, don't miss now. Nyashi zaje yajya ngo ni icupa rya Primus ricura. What? Wow! Iko none. Muri akaba twarinze tariko tugiye kwenga iminyaga. Nice keys on the beat. Purchase your tracks today. Uramukapo mwana ko mbona ashaka kuduteza ikibazo mwana bimeze bite? Wowe mukaposi uramukapo mwana ushaka gutereta sister wanjye mwana. Wowe umeze nk'ene rumti. Uranda muzi. Umuzi nose bura umubonye. Uramukapo roko namubonye. Sha nabonye cyokoza arafatika mu gake gake we. Arafatika? Ko nubwo afatika ubona atari shyashya. Gusa ishe nyimbo ni igipfayo ngo nushaka kuzamura. Icyambere ateta sister ntagagutama. Niyo yamurya Hazagutama. Nususa bimenyete. ariko reka nze nkubwire. Reka tumwiyorere. Ahantu turi buze kumutegeka. Maze yukansetsa ukishima mu bwanwa nta nubwo hari. Bakakosha ngo guteta sister wanjye gutese. Gusa ntabwo ankuru kubona. Reka nutwoya twumwe Ntabwo wajya ngo bakubishije. Anga. Ahubwo reka nze nkwereke. Reka tubisubike noneho tuze kujyayo ku mugoro wa terora. Nubwo tuvukana. Ejo bundi hari umuntu nyibiye amafaranga kandi turi mu rugo. Niba atari wowe. Cyangwa zirambe bazirara ko buri bwawe hejuru. Uzambe. Ugenda kubona kago. Tugende. Akongo orasesereje. Ugenda rese. Akongo oransesereje. Umugabo wa bro biki musaza mukiri bato. Wa bono. Tugende. Ngo tugende. Umva se kabo. Ndabona sister yicaye wenyine. Tumugo nyine turebe ukuntu byifashe. Wasanga afite ibibazo ukuntu ariko. Tugenda. Wenyine ntabwo bimeze bite? Fresh man. Cyangwa agasore kari kugwamaga kwifone kari kubyimba ukuntu. Tufite twikigiye. Dusigaye tudashobotse. Ngo sheri ngo ndagukunda ngo Dufise etaje. kureba iki? Tuje dute. Ahubwo ko mbona ari kwifatisha iyo telefone nkaho wagira niyi. Ko nawe urasetsa nanjye nzayigura. Ahubwo Nawe wavuga ko ari wowe kw'igihungu kereka gusa. mva nkubwire Maxi. Ikirese nakuye. Urate mucicike mbabwira ko se mwiburana. Maxi giye mfite ikibazo. Kara gahungu atereta sisteri. Urabona kabasha cyangwa nawe abafata. Ego ko karabasha. Ego gahungu. Mr. Chris abagahunga Nta kirisize sha. Ego Rwose mbaraye. kirisize. Kirisize uvugura muzi? Mva ndamuzi. Akasha. Ahubwo Maxi Ngi mwanamburije munabuze nuko mvuga. Ndi kuvuga kaga kitwa kabata kakazanga. Nakubwiye ngo Mr. Chris kungakomwa. Inzanga mu Nzanga nzanga. nabonye kabasha. Karabasha. Karazagira kamwe. Ubukatera impanga. Ikibazo sistera imwe Neshanu ukaza gutera impanga. ego ko cyane Urasetsa. ahubwo reka nze nkubwire. Mwitubwa muvuga kuramo. Kuramo. Uyu mugabo natubwira ikizima cyiwe tubone N'izina ryongereho. atubwire n'amazina ye n'ahatuka. Sister atayitwa nde? Tumunamumenya ariko se. yitwa Chris. Kirisize we. Mbonde. Chris Aya kirisize wa yasurani. Ubu papa ajya kugira umukwe w'umuhanzi aje aririmba ngo sekoma n'izindi zose nazasambure. Sambo Yaririmbye yes. yaririmbye Sambo Kashana. aririmba inama urumva atareze sakubiri Nyetiriza telefone ahubwo muhamagara twumva. Ahubwo se harimo nomero ziwera. umubaza iki se Kundebera none. Ase ko numva none wamupfiriyera. ego ngomba kumupfira Ariko Chris sister uyu mutipe kagaga nk'ari kiremba. Nta nubwo natete ko ese kagakobwa ko kwa mama Divina niko kuri kurutisha Chris Nakora Madivina sha. Ngese ndi Max. reba sa frute ke mu mutima wakawunga. Ukuntu niko umukobwa atereta asa nawe. noneho ubuguru wagira ngo ni imishumari babazingazingiye mu ipantaro Wanditse sha. Afite imitasi. Oya ngo ibijumba byagwingiye by'ikarasi. ibijumba uwo ari kuvuga ibijumba ibyo byiza wagira ngo ni amahurunguru y'ihene Kugiye kujya unanserereza kuko umuntu reka kari agakobwa
ahubwo se ko mbona ruriya ruhungu nta n'ikintu ruzakumarira. kirisizi ego Umva se bro, ahembwa urabizi? buri kwezi ngo natazamarira ubuse kari agakobwa ko kwa Madivi nawe kazakugeza Reka nze mubwire. gafite uburu Niburamuka mubaha ruriya ruzagusora runywa inzoga rurara mu kabari. Divi nawe ki Nice keys on the beat. Purchase your tracks today. Yo, ntebera G wanjye nagase. Ukiri gute se? Shani wa neza man. Meze neza se? Ewa, ibintu mu munange meze nk'urukiri uvuye gutara ubuki mu ndabyo. Nuko bimeze kabisa. Sikomera kudakabya nk'ubwo ibyo bintu bikuye. Ntago nkabye. Harumve ngo ndakabya narapanje tsunzi ndi ngo nazishakira ya Bad Boys. Sibeka Bad Boys yagiye nk'ingata n'umuntu. Ingata imyenda n'umuntu. Usanga bihuye. Si muri iyi minsi none usigaye nk'ubi. Shaho sibyo usigaye uzi nsigaye nkwaso. Aho suruduhiriza nazuza n'uruguranga. Wowe se uruduhiro. Aya nakona nari kukubesha bro. Ahubwo se umva mwana. Mwiminsi ejo muri nose bazantu muri Genesis Comedy. Ariko ikintu nshaka gutegura. Abana wewe kabata nk'iji yanjye n'icyana nsigaye imbyimba gifite ihagaze nyashi. Kwanyangu nikigika kwa kundi ikigiko bashyiremo hemo mu kigiko. Ugashyiramo igiti hagati bya biboro biba byatumye gutya. Nyashi. Usigaye ufite icyana utereka. Mubwire izina rye se. Sikomera ko arambye. Mubwire izina rye. Ngambwira izina rye. Shadi Busha. Zigateretana na Shadi Bunone. Arenze na Shadi buriya muntu. Buriya umukobwa ngiye mfite. Ibaze ko mureba ngiye. Nimureba gusa. Kahita numva mu ipantaro biranze. Oh my god. Nipana biranze ni. Buriya n'ubu ngubu urisha gusanga bigeze ariko kubera ko turi kumwe wahuri igihungu ntacyo byakora. Ariko nasigaye warana n'inga. Gusoma. We nta mukobwa ufite ko mpere ko utereta agakobwa kananutse nka kiri. Navuga buriya nkawe koko papa yakubyaye ari kureba ngo Papa se yakubyaye ufite urutwa rungana gutyo ubundi nawe wabaga. unyumvire nawe kwicira wese urwo rwawe Ariko reka nze urwo rwawe iyo utaza kuvuga papa yari kuza kuba ameze neza. Ndebera kuntu usa. wayabona ariko umuzungu wakuva muri wake gusezeranya ukagira ngo papa si umwe ubabyara Ariko reka nze nkubwire nawe reka nze nkubwire wa mukobwa we. Kari agasore nutakitondera. kirisizi ego Inda y'image eshanu. kirisizi ahubwo witondere ka divina nawe urabugura yango ni Ka David. Reka nze nigendera ariko ibyo mubwiye. Ariko acira ni. izi ngiye nshimishije yuko ugiye Wewe n'ubwo rutwa rumeze gutya. genda no mwishu uzagenda mbere Genda nzagusangayo. tuvugana kikanancura umuntu w'igikoma ngana gucamaho wabwo no uzagira umunwa kugeza rya Nawe muri sekaba. Nyine ndi kukubwira. Uzi umukobwa nari kugutereta. Wa mukobwa arakubwira ngo sheri ngo mfite ikibazo ngo cyaka kaboro k'imbere ngo mfite ikibazo ngo cyagwa rukoro rufata ibintu zabigize. Mbese afite ikibazo nk'iby'igihugu cya Kongo. Barakise afite umutwe nk'uwakisekera. Neza. Usibye ko ikintu kisekera murusha nuko wabyibushye nk'ingururu. Ako ngereka wibwira sibyo. Kandi wari aryoheruka neretana na kagakobwa. Kariya karashaka nakarisha n'urushinge Kara ko naragakatiye. Kara nahise nkakatira. Kara nahise nkakatira. Ubicyuriho kimeze gite none. Nsigaye mfite icyana cy'igitonore warungu. Izi cyana nsigaye magaze. Aha. Nawe zakibona ariko bundi kamwereka ifoto yacyo. Nuko phone yanjye yazimye. Ariko icyana mbanyikweretse. Ariko hari igihe nzakikwereka. Ubu munyeretse iyo telefone se ko zitwa nsambaniye ukuri mbikoreye ukuri n'ubu ntabwo yabura kuzima ngo ni wampaye akariro. Sibyo byari ngombwa kuza ubinse. Ako se man utereta umuko. Nzagukura uruhagara rw'amenyo kugira ngo ubyemere ngiye kondisi. Ubwo mpetse amagisha. Ndetse magise hose gacuruza inkoko. Reba kagatuza nka kintu mayi ntungura sha. Nakoze kukamera hagati. Umva agenda ukurikije. Shaka njya kureba Maxeri yambwiye ko nshaka. Sibyo ariko naka ajya cyazimye. Sawa. Ngiye kureba Maxi ubwo tuzahura ubutawi kunyega icyuki cyawe. Uko buriya shaka fata bangiye nagiye. Sawa bye. Sawa. Siko ajya gusigaye ry'imbetezi. Ko ajya gusigaye ry'imbetezi. Wapisha nagasombe. Wo mukungura nagasombe. Karimo nagatoki. ubwo se uzagira umunwa kugeza rya Uhora mu magambo kagwiroma. Uramuke.
urayumvira nk'irakaje ukuntu ije inyibwisha utugambo sha kagira ngo ngiye nta cyana ngiye jya kureba Max nanjye ubwo ngiye kwirebera igikobwa n'ishuri mbere wanjye n'ubundi ntawe uvuga Oya bonaga cyecyo ko muri 97 hafa kigere mu rugo ariko. Ya danze kabisa ndi kumbona munda. Bajya ngo bahakoro. Ya. Kosiste kuba wajya kwicara wenyine buriya aho no hahera umuntu yiyahura asara buri usaze ubusizi nk'abaza gukwatwazazi twazihomba mwana nukuri. Tsazwa niki? Kubera kwicara wenyine. Usuraje wicaye wenyine. Saze narimo gushata. Ejo ndi watatse urabishiriza namwe ngo ngire namwe ngo bateka. Yego nubwo nabizi cyane. Wanabishirije wakoze iki? Naje kubivugura mano ikora saza nyine wahabyisha burundu. Ariko umugabo ugize icyo ukora ugahindura ibyo nakoze. Umugabo wasaze byashiriye ntihagira ikintu hinduraho. Yego sha mfungana umutwe turi kwa papa naye nigeri wanjye uretse. Turacyari kwa papa ko ngejo ndifite ubukwe da. Baje kaga tipi ko batakagiye kukuza gira umukobwa. ubwo tuzagiye kugeza Isizirata. Ndikona pipa kamumagaye. Alo pipa. Ngo gutese? Uje mu rugo? Sister hari nyine bangukuzure ukuntu byifashe. Nana ndikona yanabyibushe wana ni baba pare kugaburira ikisimbizi. Nyashi zaje ajya ngo ni icupa rya Primus ricura nibahegetse. Sawa. Aro. Max nahageze ndaje. Wow! Mudiragaje. Kama fatanye kabisa. Kanigene ngoma byakaze. Sabe mezute. Tumeze neza. Amakuru. Neza. Ariko umve ko umuntu abonye Juliette niwe buri. Ibintu nk'umunange ntabwo wabyumva mbere. Sheri nawe ntugakabye rwose. Ntabwo ari gukabye bwa nko kubona Uzi uburyo nari nkukumbuye. amatwara. Ibaze ko Sheri ibaze ko papa atangiye no gupanga ibintu by'ubukwe. Byubukwe. Wow, wezi ko sha ariko ndi kumva umaze kuzana ibi. Sheri yumva papa ari kunyitaho cyane pe. Ariko kwitaho. Ari kunyitaho ako nawe zikaye uhora umazi ko ni nazo zituma mbyihata. Sha bura ibyishimo byanjye ahantu biri ku mutima mo imbere ndani. Oyazi. Nukuri bura nkubuze. Ushobora no gusanga naguye igihumure nanapfuye. Inyogusha uzubiganye ukunda. Urayikunda? Sha nanjye ngukunda utama twaje. Ariko ma Buriya one day nzafata ukwezi ngukuzanire ngwe vani shere wanjye rwose ati. Akshire nawe gira kiraho okay. Buriya urukundo ngufitiye sibyo? Naguha nisi buriya bisakanye Jesus Hey shushu utiwa babo Munisha kubwira ngo iyi ni we hano wanjye nakubwiraga niheze nafata umutima wanjye wose nkahumbu. iyi noshe wabwira Niwe nakubwiraga. none kandi sheri wanjye biragenda bite Ngo kakaja murakati. Niwe mbazanira wingura muzi. ntabwo sorry reka maze ngo wazubundi Nyusha ndi wabwiraga Niwe nakubwiraga nahaye umutima wanjye wose nkamugira Romeo Juliette mu mutima wanjye none ndebe. wabaye umutima wawe Ntabwo ngenda mari tutaza gupfubusa tudapfubusa amabara tudapfubusa kuko ngiye umukunzi wawe ko ndi kubona bazanye voka sinjye ndeka mfata umuhini mwana. Buriya kaba twari inzu ariko tugiye kwenga iminyagara. reka ubushuti bwacu bugiye Ugiye kurangira kurangirira hanga. ndakuntu umukobwa wamutwara Ntabwo wamutwara. Azushere n'urangura ibitare. wabasema ngo yagutabaza yabikoze sha. Abo ni bari basi kuriza mu rugo. Bakagira ngo ibya bintu byari byaje guceka mushiki wawe. Ese ko ibyo. Cyo kuvuga mbere ko maze twafata inkoni. Kanze mwere. Fata cyo yo kuvuga ingegera sha. Je. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power